yo morera kabiri hari abo twabonaga tukabona abakecuru hafi aho ngaho bazi imiti akavuga ati zana mwana wanjye ngo usigiremo akagira gutya agaca ibyatsi hari utwatsi tw'utuzirarugomo turyana bavugutaga bagahita bashyiramo umwanya ubufasha bwo kwa muganga butaraza hari ubufasha bw'ibanze Imana yahaye abantu barakira umubiri ni sawa ariko reka ngira icyo ngeraho mu myaka 3 nihe peni yo kuvuga ngo ndaba ngeze kuri iki yego ibyo babyita kwiyubaka wiyubaka kwibaka mu buryo bubiri bw'amarangamutima n'ubw'umubiri kumbega kubaka ubuzima bwawe bikoreshejwe n'ihungabana yego abantu uburyo rishobora kukugeza ku iterambere kandi ugahugira mu gutera imbere ryahungabana rigatsikamirwa n'iterambere wagezemo nejejwe n'Imana mu mutima nejejwe na Yesu Kristo waremye isi n'ijuru mu izina rye waducunguye akatugeza ku musaraba natwe akatubwira ati aha ni mwebwe mwagombaga guterwa imisumari ni mwebwe mwagombaga gukubitwa inkoni nakubiswe mbere y'uko ngera ku musaraba ayiwe araducungura atubera aho amahanga atari kuba atubera aho abapasiteri batari kuba abashumba abavugabutumwa abahanuzi batari kuba aravuga ngo ni njyewe ubasha kubacungura nkabakura mu rujya mubabaro ari wo nababajwe Imana ishimwe cyane Haleluya ndumva uri bishop mwiza kweli numvaga wakomeza ukavuga iyo winjiriye mu bintu bya Yesu njyaworo niko kantu kambasha nibyo bintu bimbasha kuruta bya bindi twanywaga hari ibintu twanywaga bikatujyana ariko umuntu atangiye kuvuga Yesu ngenda nya wanambikira nkasinzira irafuri gusuri cyo gukundira hanyuma rero iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali hagati y'abadiaspora abantu mwese mwahisemo gukurikirana Eva Mama Lionel mukaba mutatesuka gukuraho igikumwe cyanyu mukore unsubscribe ahubwo mukabwira abantu muti ese ariko ubundi nugera ahantu kambagira inama ubundi mujye mu bishisho rya burimo leta y'u Rwanda iragira iti umuturarwanda abijisho rya mugenzi we namwe abakristo ba hano mujye mu bijisho rya bagenzi banyu umuntu nakubwira ko akunda Mama Lionel akunda ubuhanuzi ijambo ry'Imana akunda ukuri ariko warebye wacunga neza kuri telefone ugasanga ntiyakoze subscribe watwihishemo ujya mutangira amakuru ku gihe ariko biriya nabyo sinzi icyo bivuga biriya nabyo nabaye icyo bisobanura hanyuma rero reka dushimira abantu mwese mudahwema guhamagara Eva Mama Lionel mukamubwira muti dusengere mutahwema kubona yuko nyine iyo ariyo cano usangaho ukuri usanga ijambo ry'Imana ricukumbuye usangaho ijambo riturutse muri Bibiliya Imana y'amahoro ibishimira cyane hanyuma Mama Lionel umeze neza umeze neza cyane très bien oui meze neza cyane meze bon okay Imana ishimwe cyane mwuka w'Imana uri gukora mu ihembe ugasanga aracyarimo amavuta y'Imana nta nubwo yashiramo ahubwo bucyane ahora anayaga nta nubwo avura ngiye kukubaza mu mbese uba wumva amavuta y'Imana azagabanuka nka ryari ugatangira ugakoresha n'amavuta y'Imana makeya ahubwo se bizabaho n'abantu bari babyiteze ntabyo bazabona yabagabanywa n'ikizi kubona atuburiye ku mugabo w'abandi natwaye kubona aririye ayisi nyishyure ku kinyoma ngira se ubundi bwabagabanywa n'iki ku ngumi n'aba njya se y'umugabo reka nkubwire ariko Mama Lionel umuntu yigeze kumaza ariko se Mama Lionel
ngo umugabo we ngo buriya ngo bakwirirwa bashwana ubundi ko ari umukarateka. twaba dupfikize nawe ni umukarateka. ese we ni umukarateka ubivanzemo n'umukorobasi. burya bwose buriya abasha gufata nk'agakombe ka sositomate akagira gutya kakiyegeranya uwarenzeho. ubu nyine ubu uranatinya ukavuga uti yankandara ko njye nize karate gusa. yaba nkanda se nagize nti wareba umuntu uteye ubwuzu gutya uteye imbabazi ubona nta roho mbi ngira. baba uraho neza. ndaho ni ukuri. nyirambaba nta roho mbi ngira gusa ubwo se byacaye simwanduranyaho simwubahuka ni uku twimerera ubwo se byacaye. hari n'abashaka nyine gukingura amarembo bagasanga imfunguzo naho twazitaye ntibahamenye. twebwe ibyacu turabyimenyera niga. yanjye ndabizi niga kuko ibyacu ntiwanabyinjiramo ngo bishobora ushatse no kutwinjirira twebwe ntiwanadushobora mwino turabazi. ngiye uyu munsi wa none ngiye kuzamukira ku kiganiro cyitwa kirimo nk'amajambo agera muri 5 ariko ndaza gukoresha nka 3. urabona iyo umuntu yakomeretse agira inkovu ariko bikazagira n'inkovu ikagira gute? inkovu ibanzirizwa n'igisebe. burya igisebe inkovu iza nyuma y'igisebe. iyo umuntu yakomeretse agakira agira inkovu. ese inkovu yo iyo iri y'umuntu bigenda bite? haba hakenewe iki? kandi ubwo ngenda avuga mu nkovu z'imbere ndi kuvuga mu nkovu za kwa kundi nyine ubona hari nk'ukuntu umuntu arota bamuteye nk'icyuma ariko akazahura n'ijambo akaba ari ijambo azahura naryo rimukubita ukumva ni nk'inkota birusa n'inkota kandi ikintu gikomeretsa kinyuze mu marangamutima ikintu ni kibi. iyo ni rimwe. iyi nkovu yakomorwa gute imaze igihe kandi no gukomerekeje ataje kugusaba imbabazi? 2, ni gute umuntu yahumurizwa mu gihe akibona uwamubabaje kandi yenda atanamusabye n'imbabazi? icya 3, ese mama Leonel mu ihumure ry'umuntu mu gukomera k'umuntu ni ibihe bintu aba akeneye kugira ngo anyure muri uru rugendo? wenda wowe nk'umuntu usomya Bibiliya uri buze kubigorora bihe icyerekezo ikiganiro tugomba uyu munsi wa none, kuko ndashaka ko duhumuriza abantu, ndashaka ko dukomeza abantu, ndashaka yuko tubwira abantu bahumure ko turi mu gihe cyo kwibuka ariko tuniyubaka. ese umuntu yakwiyubaka gute mu gihe navuga kwibuka ajya ubyuzuza? kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yego 1994. ubwo nibwo bikoze neza cyane. Imana imumugisha. Amen. mama Leonel ubundi nsanzwe nzi yuko rwose pe iyo mvuze bikeya uvuga byinshi kandi abantu bakabyumva cyane. ntabwo umugisha n'Imana. murakoze cyane ku bw'iki kiganiro cyiza. mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi cyane ngo mukomere kandi dukomerane twiyubaka, ariko bidakuyeho kwibuka. kandi kwibuka si ukugira inzika. kwibuka no kwibuka kugira ngo
amateka ntazasibangane. hanyuma ugafata umwanya munini cyane wo kwiyubaka. Kandi kwiyubaka birashoboka. Turaza kubiganiraho cyane, ndumva ashaka kuza kuganira ku kintu cyitwa kwiyubaka. Ariko reka mbanze nsubize ibibazo bitatu mumbajije byerekeranye n'inkovu, ko ishobora gusibangana kimwe no kwitanasibangana, ariko ntikomeze ariko ntikomeze kukurya cyangwa se ntikomeze no kugaragarira abantu. Si byiza no kugumya kwirata imbere iyo wagukomerekeje. Turashimira Imana ko ibisebe byabaye inkovu. Iyo byageze aho byitwa inkovu haba habonetse igitangaza. Igisebe kiba cyakize. Kuko iki gisebe cyakize turokotse mo kanseri yari kuzaza muri iki gisebe. Urokotsemo kuba wacika akaguru nimba cyari ku kaguru. Iyo kigezeho gihindura izina kikaba inkovu. Ubu uri mu nzira yo gukira. Kuko inkovu hari inkovu ziryana. Ikagera igihe ikurya, yakurya ugasigaho amavuta y'inka cyangwa vaseline, ukamenya ko hari igihe ikurya, ukamenya kuyisigaho amavuta. Tugashimira Imana ko haje n'abaganga b'abahanga ushobora kujya kwibagisha inkovu ikareka kugumya kugaragara no kubyimba no kugira izindi ngaruka. Inkovu rero irashobora gusibangana cyangwa itanasibangana, ukareka no kugumya kuyirata kuko hari igihe uyerekana bigatuma n'uwayiguteye avuga ati ntacyo byibuze. Icyo ngicyo ndumva mbashije kukivuga uko nshoboye ko inkovu ikira. Inkovu kandi uhora uyireba ukanibuka. Umunyamwuka nk'aha mfite inkovu ndeba nkibuka icyayiteye yangejejeho cyane. Yewe hari ibintu byinshi ntakunda kuvuga ariko mfite igihe nzabivugira. Nkunda kwegeranya ibintu nkavugira rimwe. Noneho iyi nkovu umuntu yayirebye aribuka. Wibuka aho yaturutse, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ukagira n'izindi mbaraga ko iyi nkovu wayikize inshuro nyinshi. Hari abantu bakize nta n'imiti babonye, Imana iraza irabiyomorera. Kabiri, hari abo twabonaga tukabona abakecuru hafi aho ngaho bazi imiti, akavuga ati zana mwana wanjye ngo usigiremo. Akagira gutya agaca ibyatsi. Hari utwatsi twitwa utuzirarugomo turyana. Bavugutaga bagahita bashyiramo umwanya ubufasha bwo kwa muganga butaraza. Hari ubufasha bw'ibanze Imana yahaye abantu barakira. Kuko zitwa inkovu. Zahinduriwe izina zikitwa igisebe. Zavanwe ku gisebe. Ni inkovu. Ubu ni inkovu. Nazo zitondera habaye Mana. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo guhumurizwa ukibona abagutera ubwoba. Ukibona abantu bagutera ubwoba. Donc ni ugukomerera imbere y'uwagukomerekeje cyangwa ukigukomeretsa. Uyu muntu ukigukomeretsa imbere ye birashoboka ko wanakwiyomora ataragukomeretsa. Cyane. Cyane. Kamera nka ya nzoka iza kukurya warangije kwigombora cyangwa wamuroza ukuroga wararangije kwitsirika. Ariko se koko Mama Mariyone, niba yenda ari ukuri nawe amakuru yafite neza, umurozi ubundi umuntu yakwitsirika abarozi ntibamuroge? Yego cyane. Baguha ubutamikano ntibugufate cyane na bumwe butaraza.
bakagira ngo ni robo babuhaye. ibyo bintu se hari ahantu waba ubizi ngo ntuzajye kwitsirikisha? uze kumpa amazi nyasengere nyinjizemo urutsiriko mu butware Yesu yampaye, uyanywe nihagira ukoroga bukagufata uzamenye ko amaraso ya Yesu adakora. ni ubu buryo bwo gukoresha amazi. hanyuma ahubwo se waguha nk'amavuta ukayasengera cyangwa parufe umuntu yajya akitera, ahubwo bakumva wowe uri kubanukira. nabyo biterwa n'uko mu bwonko bwawe habyakira. no kwizerera mu bintu byo kwisi. nimba wizerera mu mavuta nayo yakora, biterwa n'uko byumva. hari isuvuga ngo cyangwa kuri yandi muri Taliyani niyo yango wanda niyo wajya kuyagura vaseline muri farumasi nayo biterwa no kubyizeye. ariko mwana yanjye none se ntitujya dukora massage y'amavuta ya vaseline ugakora umuntu massage bugaca ameze neza tu. mama yajyaga dukorera massage akoresheje amavuta y'inka, twakoze tukavunika akadukorera akamasaje n'amavuta y'inka bugaca tujya guhinga mu kabande. hari igihe ndebye intoki zawe nkabona utarigeze uhinga ubutubeshye. narahinze ariko sinabikundaga. kandi iyo nahingaga sinapfaga guhinguka. kubera icyo ubwo numvaga nshaka gutaha ikivi nkishoje. wumva uwashakaga gusoreza ihinga rimwe. ariko sinabikundaga kuko numvaga atari demene yanjye. kandi mama abonaga no mu murima turi kujya impaka kuko nabaga mfite akembe nshonga inzara, nakwigira imbere urwara rwasapfuka nto urwiri nkagira gutya akembe nkagira ntya mama nkumva nkubise nk'inkoni mu bitugu ati kandi uzabimbwa ntisinzabayo. sinzabayo ibingibi nkora ntabwo ari demene yanjye. hanyuma ukibona bagukomeretsa mu maso yawe ugakomera, ahubwo bakajya bagira ngo uri robo. umuntu akajya akora ibintu bigukomeretsa bikwibutsa ibyo yakoze. kwibutsa ibyo yakoze. akagira ngo ntiwuzuye. naho wuzuye imbaraga zimeze nk'ikinya, nk'iz'ikinya ku buryo urenga ibyo. hari urwego ugeramo mu mwuka ukarenga abantu bagukomeretsa n'abakubabaza, ukababona nk'amavaze ateguye hariya. ukajya unabitegereza ukabareba uti nimba mwari muzi urwego Imana ingejejemo n'urwo igiye kungezamo. ibyo ni ibintu Imana ikora nawe ukabikora. Imana ufasha Imana kubikora. nawe ku buryo uba umufatanyabikorwa. ubundi turi abafatanyabikorwa n'Imana. ufatanya n'Imana gukomerera imbere y'umuntu, kugirira ihumure imbere y'uguhungabanya. ukagirira ihumure imbere y'umuntu uguhungabanya, ukumva urahumuritse kandi ari kuguhungabanya. utiri ushaka n'umuganga rwose ukivura, ukavuga uti nshingiye ko ubushize yamuhungabanije nkaba ngezaho akampungabanya avuga ko nzapfa ntakize nkaba mfite kontaki, ndumva nkomeye kuko ubu wasanga aje kuntera ishaba, kuko uyu muntu uje kumpungabanya ashobora kuba agiye gukinisha amarangamurikiye. yego guca kugira ngo uce mu bintu nk'ibi urushaho gukomera nuko habaho ikintu cyitwa kwiyubaka. kandi ukiyubaka ugakora ikintu cyitwa kwiyubaka, wiyubaka. kwiyubaka mu buryo bw'imibereho, wiyubaka mu buryo bw'umubiri. ni ya mafaranga atakugurira inzu muri Kigali wubakisha umubiri. birasa ariko siko nshaka kubisobanura. nshobora kuba ndimo nkoresha n'ikinyarwanda gikomeye. kirakomeye mama Marion. itekereza none ibintu kwiyubaka, wiyubaka. ubwo ni ukuvuga ngo nubaka inzu nawe ubwawe ureba akantu wubaka, nawe wiyubaka. ariko hari n'ukuntu wiyubakamo imbere, hari mu marangamutima. kwiyubaka biri mu buryo bubiri, mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'umubiri wawe.
aha rero kwiyubaka kugira ngo uce muri ibi bintu no muri aba bantu bisaba kwiyubaka mu buryo bw'ibifatika iterambere ryawe, wiyubaka mu buryo bw'umubiri, ndetse ukubaka n'amarangamutima yawe ukayakomeza ugashyiraho na finisaje, ugakinga amarangamutima yawe, ukajya uyakingurira umuntu ubona ko yakwinjizamo ibituma akomeza kumera neza. Si byiza ko amarangamutima yawe yarangaza. Ubundi umuntu nk'uko tuvuga amategeko y'Imana, n'umuntu aba akwiye kugira amategeko ye agendera. Nkanjye ngira amategeko yanjye ngenderaho ku buryo utapfa kunzanaho ayawe. Mbese ubwo umuntu waza akakubwira ati wowe mama Lionel ndagushaka saa yine, kandi waramutse yuko saa 5 uraba wigiriye muri gahunda, ntashobora kumbana, ntiyakubona. no mama Lionel, Imana iguhe umugisha, byaba ari byiza. Kuko hari abantu muri iyi si batwaza abandi igitugu ngo kubera icyo nguha ndagukeneye saa 3. Biterwa nawe kutamenya no kwiprogarama, ari bya bindi usanga n'umuntu yararwaye umujagararo kubera kutamenya kwiprogarama. Ni gute jewe mpanga gahunda y'ukwezi, nkamenya ngo ku kwezi nzakora ibi n'ibi, nkajya kubona nkabona habura iminsi 10 ngo ukwezi gushire, nkabona unzana invitation ngo ngutwerere ubu ukora buteguye mu mezi nk'3 ashize, singutwerera kuko nturi muri bije y'ukwezi. Cyakoze ibyago n'ibindi bibazo nagira uko mbikora. Ubwo nawe so umeze nka babane ngo bakunda imirambo. Hari ibintu biba byumvikana, n'ibintu bitumvikana. Ariyo mpamvu usanga abantu benshi bije zabo cyangwa gahunda zabo zihoramo inkomyi kubera kutagira amategeko yawe. Yego. Uko burya urugo rugira amategeko yarwo, n'umuntu ku giti cyagira amategeko ye, utakuraho witwaje icyo cyo. Ugize amahirwe ukamera utyo, hari ibintu byinshi wageraho abandi batageraho. Ibi bintu byitwa kwiyubaka, wiyubaka, ibi nibyo bikenewe, ndetse ni nabyo byadufashije gukomerera imbere y'abantu bahemukiye abandi, imbere y'abantu bahemukiye abandi, imbere y'abantu biciye abandi, imbere y'abantu baririye ibyabo, imbere y'abantu wakeneye imbere mwarimu ukomeye, imbere y'abantu batumye ujya guca inshuro mu byabo kandi baracaga inshuro iwanyu. Gukomerera imbere y'umuntu wari utunze bikaba ngombwa ko ari we ugutunze, gukomerera imbere ye birasaba ko uba warubatse amarangamutima yawe cyane, nawe ubwawe bigasaba kwiga uburyo wiyubaka. Kuko hari ukuntu abantu biyubaka, ukajya ukiyubaka ukavuga uti ngiye kubaka ejo hanjye hazaza, bitazongera kumera gutya, bitazongera ngiye kubaka amazu nteganyiriza abana, ngiye kubaka kampani yinjiza amafaranga n'aya, ngiye kubaka ibi gutya na gutya. Ariko ukibagirwa we ku giti cyawe kwiyubaka, ugasanga bya bintu uri kubaka ntubiriye kuko wahugiye mu kubaka ibintu ariko wowe ntiwiyubaka, bitumye ugarukira mu nzira upfukenyutse. Kandi iyo wiyibuka ukiyubaka, ukubaka amarangamutima yawe, ntugire pressure, hypertension na hypo, wari kuzaryaho byibuze n'imyaka 100. None bitumye kubera ko wiyibagiwe kubaka amarangamutima yawe no kubaka umubiri wawe, bitumye ubirya mu myaka 60, ukutsa amenyo ingombe iguye. Upfuye warugezaho isi ryoshye yawe. Yego. Isi yawe kuryoheye kuko wibagiwe kwiyubaka. Ndashaka rero kuvuga cyane ku kwiyubaka uwagushenya agihari. Yego. Uwagushenya ahari, uwagushenya ahari, wakwiciye ahari, wakumariye imiryango ahari, wavuze ko utatera imbere ahari, uwavuze kwiyubaka uyu muntu ahari. Nagiye mbona uburyo umuntu ashobora gukoreshwa n'ihungabana akagera ku bintu biremereye. Kuko umuntu akoreshwa n'ihungabana, ihungabana rishobora gutuma uba umuherwe. urugero mama
ndabisobanura cyane cyama uyu munsi n'abantu boroheje mu myumvire bakanyumva Mana arige mvuga ibintu bikumvuga n'abantu bake utabyumvise kubera imyumvire igoye akatukana agihari ukiyubaka uwagushenye ugihari amarangamutima yawe bashenjaguye ihungabana rigatuma ugera ku bukire gukora ufite ihungabana rero ni gute ni ugukora ukarenza amasaha kugira ngo ukuvure urihiremo ukora ha bene wanyu batagihari ni nko gukora ukarenza amasaha gukora ukaba waba umuyede ukaba n'umufundi kugira ngo urebe ko wagira inzu mu maso y'uwavuze ko nta bindi muzageraho turazi neza abantu bujuje amakadasitere barasenyewe ibyumba 2 na salo kubera ihungabana ryatumye avuga ati ndakora ndumva nshaka ihungabana si ryiza nta none ifuriza kuri rwara n'umujinya twawuvuga n'umujinya dufite ukuntu twawuvuga cyangwa ishyari ryiza nabyo dufite uko twabivuga ishyari ryiza riragakizwa nabyo dufite uko twabivuga aho twaba tugiye kubishyira mu kinyarwanda cyoroheje cyangwa kidahuye n'iminsi turimo ariko ihungabana rishobora gutuma ugera kure kavuga ati bitazongera andi munsi ntazajya guca inshuro mu maso y'abampemukiye ugakora mu gitondo saa 6 na nijoro imodoka ukayigeraho inzu ukayigeraho kandi mukomerezaho muzamuke muzabigeraho iby'iwanyu bari bafite muzanabirenza ibyo wari utunze uzanabirenza hari ukuntu ujya kuvuga gutyo uti citse ubushomeri maze imyaka 10 ndi umushomeri naryo rikaba rihungabana aho uboneye akazi saa 6 ntujye no kurya n'urugero cyangwa se ukavuga uti ndataha mu masaha y'akazi ndarenzaho indi saha kugira ngo ndebe ko na savinga menshi ndebe ko na kuvura ibintu nibuka byapfuye nguko uko ihungabana rishobora gutuma ugera kure ukavuga uti ngize amahirwe ubu burayi mbugezemo nibutse iminsi yanjye ya kera ntabwo ndi buzane imifinato ngiye gukora nubaka iwacu aho kugira ngo mpugire muri za make-up gusa nubwo kubaka umubiri ari byiza no kubaka imbere ni sawa kubaka umubiri ni sawa ariko reka ngira icyo ngeraho mu myaka 3 nihe peni yo kuvuga ngo ndaba ngeze kuri iki yego ibyo babyita kwiyubaka kwibaka mu buryo bubiri bw'amarangamutima n'ubw'umubiri kumbega kubaka ubuzima bwawe ikoreshejwe n'ihungabana yego uburyo rishobora kukugeza ku iterambere kandi ugahugira mu gutera imbere ryahungabana rigatsikamirwa n'iterambere wagezemo ndumva navuga ngo haleluya iterambere ritsikamira ryahungabana kandi wazamukiye kuyihungabana bisubiramo ihungabana rishobora kugukoresha amasaha 24 kuri 28 ugakora uhungabanye kugira ngo ukire none bwa bukire ugejejweho n'ihungabana bukaza bugatsikamira ihungabana babyumvise noneho byatangiye kumvikana nuko ngo habanje ihungabana ihungabana ritumye ukora amasaha 24 kuri 28 ihungabana rikugejeje ku bintu biremereye ku butunzi bukomeye noneho ubu butunzi bukomeye burahindukiye ubutsikamiye ryahungabana mama ukabyara ntabwo ugikoreshwa n'ihungabana Imana ikugejeje ku bintu bitsikamira ihungabana umanutse noneho kujya guhumuriza abahungabanye ukoresheje ibyo ugezeho
ni wa mwana iwabo biciwe sibyo nanjye nagiye kubyumva noneho yarangiza agafata yagira umuryango wenda n'urugero wa muryango agize agatangira kumva yuko noneho nawe yatangiye kwaguka yatangiye nawe kugira abaganira nabo yego turabye ndi hafi urimo urashaka kugerayo noneho uku nguku wiyubatse Uwiteka ati mwana wanjye ndagushyigikiye ugengeye no kugushiburaho andi mashami yawe barangije yego amashami ngiye kugushiburaho abahungu n'abakobwa amashami arashibutse kugeza ubwo utangiye nawe kujya gusura abana ku ishuri kujyana abana ku ishuri ukubona abana banduza intebe bakina mu mbuga birahindukiye byose bisibanganije ihungabana kandi nk'umukozi w'Imana ndatura ibisubizo binetralize ihungabana mbikwatuye mu izina rya Yesu nkwatuye kugira ubutunzi kugira abana abuzukuru kagira inka bikwibagiza ryahungabana ku buryo ukubirwa ugira ibintu biruta ibyo wasahuwe ugira ubutunzi buruta ubwo wasahuye ndashaka kumanuka nkagera ndumva ashaka kwigisha kwiyubaka cyane muri uku kwiyubaka ushobora kwiyubaka icyambere ukoresheje umunwa kabiri ukoresheje ibitekerezo gatatu ukoresheje amaboko munkurikire cyane abantu bari hano kuri Eva Mama Lionel munkurikire cyane nkwigishe kwiyubaka ukoresheje ibintu bitatu ukazaba umuherwe ukazaba umubishopu ukazaba umutunzi ukazaba umupadiri ukazaba shehe ukazaba umuntu ukomeye ukazaba umushakashatsi ukazaba ukaba nkakubwira uburyo ibi bintu bitatu bishobora kugufasha kwiyubaka ubikoresheje cyambere nimvuga kwiyubaka ukoresheje amaboko muze kuvuga ko hiyubaka umuntu wasenyutse ashenywe ndikora kuri umuntu wasenyutse ariko hari ababigizemo uruhare uku kwiyubaka ukoresheje amaboko reka nzanemo umugore umwe witwa Rusi uburyo yiyubatse akubaka ibintu muri we akubaka amarangamutima akubaka umubiri we akubaka iterambere rye akoresheje amaboko ari byo narindimo mvuga kwiyungabana rishobora kugukoresha cyane nk'ikimashini ariko ukagera ku muti ukuvura ihungabana haleluya haleluya uyu Rusi yahuye n'amahungabana akomeye sorry ariko iri hungabana yiga uburyo yakwiyubaka Rusi yiga uburyo yakwiyubaka akoresheje amaboko nukuvuga ngo yageze kwa Bowazi aravuga ati ndabona kwiyubaka nkibagirwa ibikomere byo gupfakara nkibagirwa ibikomere by'imivukire ariko nkoresha amaboko hano kwa Bowazi atangira kujya akora amanywa nijoro koresha icyitwa amaboko ye ku manywa akazinduka kwa kabiri muri weekend yose ihungabana rikirira kwa Bowazi aba muka Bowazi aratengamara abyarirayo atera imbere gukira ihungabana ukoresheje amaboko yawe kwiyubaka ukoresheje amaboko kwibuka ariko kwiyubaka ugira ngo Rusi se yaburaga kwibuka ibikomere byo gupfakaririmo wabo ndetse n'ibibazo ahuriye nabyo ariko aza kwiyubaka akoresheje amaboko kabiri ndavuga umuntu wiyubatse akoresheje umunwa wenda ndavuga babiri nka Yobu yaravuze ati yewe gukiranuka kwanjye ndagukomeje kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo Yobu yakunze kwiyubaka akoresheje umunwa we undi shaka gutindaho ni Dawidi yiyubatse yubaka amateka ye yiyubakira imbere y'abatamwemera yiyubakira imbere abamusenya yiyubakira imbere abamubwira ko ntacyo yageraho yiyubaka akoresheje umunwa
bati igihe sinzapfa nzarama. Buracyarongera ati abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Yiyubaka akoresheje umunwa, aravuga ati nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu buhereye none ukageza iteka ryose. Ariko atinda kuri sinzapfa nzarama. Jya ukoresha imbaraga z'umunwa wawe. Hari ukuntu nzavuga ku munwa umwanya munini, nkavuga uburyo umunwa wawe uturanye n'ubuzima bwawe. Umunwa wawe ni umuturanyi w'ubuzima bwawe, kuko umunwa wawe iyo ubwiye ubuzima bwawe ko utazapfa, uzakira, uzarama, uri agati kataribwa, uri ubwire butagendwa, udakorwaho, utera udaterwa, uyu munwa ni umuturanyi w'ubuzima bwawe. Kwiyubaka ukoresheje akanwa birashoboka. Gatatu ariho ngiye gusoreza. Kwiyubaka ukoresheje ibitekerezo. Ndugu yangu, ikintu cya mbere Satani yashoboje abantu ni ukubangiriza intekerezo zabo, ugahora wumva ibitekerezo byawe bikubwira ngo nta kigenda, ntacyo uzageraho, ntibyavamo, ntibyakunda. Ngiki kintu cya mbere utakaza, ukabutakaje inkingi ikomeye. Umupfakazi umwe yigeze kwiyubaka akoresheje ibitekerezo, afata umwana we wapfuye aramuzamukana, amushyira muri etaje, amutega Elisa. Elisa atashye arazamuka, aramwubararaho. Bibiliya niko ivuga ngo umunwa ku munwa, amazuru ku mazuru, arangije amuhumekeramo umwuka. Uyu mwana arazuka, habayeho icyitwa imbaraga z'ibitekerezo. Na wa mudamu wundi wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo, kwiyubaka kwe, akubaka umubiri we, byatewe n'imbaraga zaha mu bitekerezo. Ibitekerezo byangiritse, uba uhombye ikintu kiremereye mu kwiyubaka ukoresheje ibitekerezo. Ndashoje cyane, ariko nsoreje ku ijambo rikomeye rivuga ngo ibikomere bigihari watera imbere. Bigihari natera imbere. Bigihari watera imbere, kuko ibi bikomere bigufasha kurwana intambara ukoresheje ubu buryo bw'amaboko, ubu buryo bw'ibitekerezo, ubu buryo bw'umunwa, ugatera imbere n'ubifitemo uruhare agihari. Iyo kurokoye ikaturokora urupfu rumeze gutyo, na n'uyu munsi iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Reka dusoze dusenga. Ndumva ashaka gusenga, nkasengera ubu bwoko bw'Imana. Twibuke ubone yubaka. Hari akantu urakoze cyane. Twiyubaka. Hari akantu naje gutekereza mu bintu byose wagiye uvuga, ariko nsanga hari ikintu nk'abizera cyangwa se abantu twamenye Imana, ese imbaraga zo kubabarira zigira uruhare rungana iki mu kwiyubaka, cyangwa se mu gusana, cyangwa se mu gukira ibyagukomerekeje? Urakoze cyane. Kubabarira ni inkingi cyangwa ni intambwe wabashije kuyitera, aba ari umuntu ukaze, aba ari umuntu ukomeye, umuntu yakomerwa n'amashyi. Umuntu wagize imbaraga, ugira imbaraga zo kubabarira, uyu muntu hari level aba yaragezeho yo kwifasha gukira. Kuko na Bibiliya iravuga ngo hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niko Yesu yavuze. Yesu wabivuze. Ikindi, iyorohereze no mu mutima wawe. Umutima ni mutoya, nugumya kurundamo inzika, biratuma intego y'ukubabaza ayigeraho. Babarira. Intambwe yo kubabarira ni ugukomeza kugwiza inshuto kugira ngo ugwize abanzi. Kuko uyu muntu numubabarira, akenshi n'iyo mubabarira nawe bikamutera ikindi gikomere. Ushobora kubabarira umuntu akarwara icyo gikomere cy'imbabazi wamuhaye n'ibyo yakoze. None ubwo we ntubukomerekeje, umubabariye atari ukumuhima. Umubabariye
nawe ibyo yakoze abona nta mbabazi akwiye, atunguwe no kubona umubabariye, musangiye, ugeze iwe, umwigishiriza umwana ku ishuri, umuhemba yabyaye, mwifotozanya mu birori, ugasanga niba usigaranye indwara ahubwo bikarangira uyu ari we tugiye gushakira abaganga bamukasoringa. Uyu wakoze icyaha agahabwa imbabazi, uyu dushobora gusanga ari we tuzavuza kuruta uwakorewe icyaha. Imana iguha umugisha kandi kwishimira. Amen. Wasuza usengera bano bantu bagahabwa imbaraga zo kubabarira no gukomera no kwiyubaka, yego, no gufata ihunga, bavuze ibisi guhungabana, no gufata guhungabana ukabibyaza umusaruro, ntibitume aho kugira ngo bigusenye, ntibitume usenywa nabyo, ahubwo ukabisenyesha kwiteza imbere. ndiyo. Imana iguhe Amen. Imana urakoze cyane, tunejejwe nawe mu mutima, neza yawe si ya none irasanzwe, twarakubona iyobowe na marayika w'igihugu cyacu, araza azanywe n'ukuboko kwawe gukomeye, azanywe n'ikiganza cyawe, akuruwe n'amaboko akomeye, bongera kwiyubaka, barashibuka bagira abahungu n'abakobwa. Twarakubonye abantu baba mu ma etaje bari baravukiye mu mazu asuzuguritse, twarakubonye abantu bagira ishyo famu, twarakubonye utanga impozamarira, twarakubonye uruhura abantu imitima yabo, twarakubonye. Haleluya, haleluya. Manura imbaraga muri ibi bihe bikomeye, manura imbaraga nyinshi cyane, abantu barushaho kwiyubaka, barushaho kubaka ejo habo, barushaho kubaka amarangamutima, kubaka iterambere, barushaho kubaka n'umubiri wabo. Urakoze Mana, ndagushimiye ko uzatugeza kure cyane, ndagushimiye ko uzatugeza ahantu hatavogerwa n'umuntu wese ubonetse. Ngushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Shalom.